mumbabarire wa manje neza man kone tofi nanje abene jere mu musha wati tuti bimbi byatuze fata telefone ko Jana mumaga itaraganye mbyutsa ariko nawe ukunda uburiri ntugakabye aha ni byiza always mumaga isibyaje taje no kumbira mu rugo kandi waruhe ntago gakabye ntago cyakubwira iwanyu yagenze nyine nuko numvaga cyakugisha byihutirwa uko hatumye cyangwa ko tuganira aho nge nawe ko naje n'ubundi angikije ariko umuhungu uri wanjye uramuzi umuhungu wawe umuhungu nigeze kwasanga ibyo gukurira witwa Kiyo ahari ntabwo nibuka neza niko n'ibyo byagenze bite se kuri kujijisha nkaho utamuzi kuba naraje kukureba nkamusanga nkakambwira ngo muhari nkigendera byose ibintu bisanzwe ako Jana mu byukuri urimo kunjijishwa nandi uruhinja ndi ikigo gindi abantu bisi n'ubundi ntabwo mucyumva nose ndi kujisha niko samuko bwira ukuntu musigaye muteretana komero ni korosi rya rwamara koko ariko mana kagira inkuru rero wowe urifata ugateretana n'amayibobo yo mu muhanda none mayibobo se mayibobo uri kumpaniye hehe none wikwijijisha kuko njyewe ndabizi neza ko muteretana si bihagazeho ndahagazeho ko muri telefone handitsemo ngo sheri ngo gahungu nabonye rimwe sinzi niba aragakoze sinzi byagenze ngo ndumva nkumbuye kuguhobera ngo mutubizi tubiri waritswe nabumva nikada nasundi ubwiwe n'iki kari ngiye ndumva we nakuyobera nijwi ryawe umva rero Djanati nibuze ubwenge ndi kumwe gufata kunigaga daga nasani nibuze ubwenge niba ukunda ubuzima bwawe reka kumira rwose uranera ubwoba se wanjye ubundi tubaye dukundana byo bikureba iki umva mubwire niba ukunda ubuzima bwawe ukabuza ubwenge sinzongera kumva muvugana nawe no kubabonana ewe urarushwa n'ubusa uzatuma nkora amakosa urarushwa n'ubusa mbabaye uzatuma nkora ikosa wagashinziwe nta soni karindi gake witonde ariko Jana niki ntakoze kuri wowe niki wakoze kurinda wowe ubwiye Jana uri inshuti yanjye dusangira buri kimwe tujyana buri kimwe hamwe hose nta kintu nshobora kujya ntaguhaye ariko ntushaka kumpemukira kugwamukira gute se kari byo bintu ari kumva nyagasani mana Jana tereka nkubwire bivuge bwanyu niba wize nanjye ndeba mu maso urimo kundeba niba arahaza ubuzima bwawe sinzajya kumvugana nawe akagegeraho ego we ariko mana n'ikindi agiye kandi ewe igendere ego we Oui. Mabuja. Amakuru se? Amakuru ni meza. Umeze neza? Sha tumeze neza dira akazi nagakoreye mu rugo kanyishe. Umva. None se. Umamagaye kubagaho. Ubuza hano narindi? Rurize. Nindi ku mupaka hafi na Uganda. Niho narindi. Nwaruri. Ndimo ndakora ka kazi nyine. Kambe kizimashinga ndaze ngira tumufriting gato yabundi mushakira. Okay, nta kibazo ariko Okay. Ufite Ese undi namaho? Ufite deal. Nubizi se.
hari umushaka ko umurira mu nzira. Nkura mu nzira. Arabizi ko tujya dukora n'ibyo. Ase uretse gatoya kandi reka mubwire tubyumvikana. Ibyo bintu urimo uravuga ibyo nyine ndabyumva sibyo ubu nta muntu uri muri inzu yawe. Mani nta muntu urimo. Nizere ko wamamagaye nta muntu wabikora. Urumva njye najya gukora iki kintu njye nkakubwira hano. Ange nkwizere. None se mubizi ko tujya dukorana mbere kandi zigacamo. Okay, ngaho komeza umbwire uwo muntu rero bimeze bite? Uwo muntu umukobwa. Kandi ugasanga aragutwaye umugabo ndaga. Mani byihorera ibyo ngibyo by'abagabo byihoreye. Ntareke n'abakobwa mupfase. Ndashaka ko tukakura mu nzira. Ibyo byo bindekira. Reka nkwereke. Sibyo wowe urama ifoto ye ariko urabizi sibyo ibintu byarakaze. Nanjye bamfashe icyo bankorera urakizi. Sibyo amafaranga urayafite cash. Ikitabuze n'amafaranga mu Rwanda. Wabuze iki? Wamburanye iki? Nyine umva mubwire. Wowe urama avance ya $5,000,000. Izindi $5,000,000 uzazima nzasange wazibikuje game yarangiye kuri telefone wapi? Urabizi neza ko ikintu cya mbere nitaho umushahara. Ndabizi. Ngiye avance ndayiguha. Ariko nawe nutamurira akazi neza. We nyereka iyo foto nkora akazi. Wowe twumvikana. Nutamurira akazi neza. Ako reka mubaze. Uzimvuye he? Uzimvuye. Ako mani twirirwa twitoba muri za kokayine biki byose urumva ibyo ari byo byananira. Urumva uzi umuntu agurisha kokayine uza amafu bakamureka muteza amatwi nawe. Muzano naboko. Uzigira ngo dufite. Ndakizi. Umenya ko mfite ibimenyetso byawe byinshi byagufungisha. Ariko impamvu ntabikoze niko nari nzi ko umunsi umwe nzagukenera. Sawa. Barateka. Ibiryo biryoshye mana yanjye. Buriya ziko buriya bawe. Biteze. Byiza. Kwisubihisha. Hello? Akose shaka umwanindi. Kandi we no jibu nago turimo dukorana neza muri iyi minsi. Banguka. Wowe banguka nta bintu byinshi tuvuga. Banguka. Sikwa bashaka kunyicira gahunda kweli. Boss musawa. Yes boss. Murahageze. Yego. Akose kuma mwanyiciye gahunda. Bimeze. Akurumva. Twe turaba professionnel. No kuvuga ngo hari gihe twagiye gufata ikindi kiraka. Eze buriya iyo uje mu rugo bandi agabuye ibiryo. Uhita ubihisha. Sisi bari babimaye ngo nawe waruje kunsaba. Ariko ahantu kwa nago muwe muteka. Mpamvu atumye amabono nyine ni inzoka zuzuyemo. Nose ushaka kunserereza. Ariko waretse bundi mereza. Nose ushaka kukundira ibiryo noneho. Buriya mu maguru denda do izanga. Mabuja wabimaye. Ni wanje. Nta kibazo. Ubu nayi niboneye ibirayi. Tujyamane biguha. Tujyamane. Wowe bijye bingibi byiza bavuga ngo nagura umukozi wo mu rugo. None se nagura umuza. Yangande yoboye. Numabuje nzamwibuka ntangagende. Nari nyine kibazo se kari bwana bari babo. Aya maguru n'umukozi wo mu rugo. Aho bonto zabenda mu bakozi mu rugo. Undi wazamayisha. Azubuye yawe bishaka nabo umereje ibiryo bya. Wazamenye ngajya nk'ibiryo bya buri munsi. Urabizi ntabwo ngiye mu mujyi wanyu. Subizi se? Tugubugari gusa. Yembwira we. Shamane imvana. Ngabasi yankireho nari imvange yanjye. Ikibazo. Nta kibazo.
ariko gira indi wowe ukatubwira nyuma y'uko twagiye gufata icyo kindi kiraka tukanza tugasozanya n'undi waduhaye ikiraka then tukaza nawe kukureba amafaranga afite urayazi ku buryo ushaka kugira inshuro naguhamagaye 20 umva se boss nyine amafaranga ufite turakubarira mpamvu twanaje ariko nanone ntago sundi wati ngamba n'amaguru ntabwo biri kugenda wowe wariye nk'ibirayi guke iyo usuze nk'umusuzu usa gute ngira ngo mukundu binda biborobe sibise umuhondo ngo akisuze umuhondo tuma twica kandi kazi twabonye mbere ngo ufite amafaranga nta kibazo sasa rero mu gahunda zose tumwe turumvikana mu neza amatwi banzo urebe hano uramubona uri kumva nshaka ko mugenda mukabikemo ndaza kubaha aderesi mabuja tukamwirukana nge nawe dukunda tukaba mwanga mwinzo babiri gusa yawe se kuko byari bikara bibiri akunda kwiyemera urizamu bagwaye uburenganzira bwo kuza hano na darimanga yambabarira nushake ntabwo bindera kaba bite byanjye ni byiza restaurant mari cyane ndi kwica imbagasa mwine uzi kumva kazi muri ziyaje ndakubaza muri hano waje kwa mariki reba iyi foto urayibona ndamubona cyane reka neza ndebe uretse mbe wayibonye yes sasa nshaka ko uyu mukuraho n'ibimenyetso mugasibanganya turi kumvikana amafaranga ngahe amafaranga se n'ikibazo amafaranga ntabwo ari ikibazo bose ntabwo twe dukunda ibintu by'amagambo twe tuba dushaka ibintu birangiye ibikorwa ahubwo mwebwe mushaka ngahe mwebwe mushaka ngahe ubundi mu busanzwe ngiye ntabwo njya nkora munsi y'amafaranga miliyoni 10 oya reka mbabwire oya tubyumvikaneho nujibu tujya dukora sibyo n'ubusanzwe ndabaha miliyoni 5 mbanze mbaye kimwe cya kabiri sibyo mbanze mbaye kimwe cya kabiri ndi kwica imbagasa mwanga ndakubaza hano waje kwa mariki anga simakora nese ko bahakora bigu uburenganzira bwo kuza kuvogera urwo cyane uyu mukobwa kugira ngo tuzakwiciye ngo bagasazo hanze vuba none hanga ushaka kunyica nta n'iminsi ibiri wowe mazanga uri muransuzugura turi kumvikana ngewe ndabaha miliyoni 5 sibyo mbe mbaye kimwe cya kabiri andi nzayabahe turangije mwakuyeho tutagiye mu byinshi byo kujya kudiskita ibintu byinshi urumva twe twakoze akazi ahantu henshi cyane sibyo urabizi kandi no kuvuga zana inote ya miliyoni 6 utudukubita avanse miliyoni 3 izindi 3 uzazitwa twatuje okay nta kibazo ndabize ariko tubyumvikaneho n'akamenyetso gashoboka kose nese kamanzira ukose muko bitebyaye wowe ni byiza none se ko naraguhaye uburenganzira bwo kuza kwinjira hano mu nzu ntabwo uburenganzira bwo kunyisanzuraho ubwo uburenganzira bwo kuza kusambanira mu nzu yanjye ariko noneho nukuri kw'Imana dozamarasha asanga ndi kwirira ino mvange arasakuza aravuga nicyo kintu gitumye ngo nangereka amaguru ngo muhe ino sahane n'ibintu abakozi bo mu rugo kuki mwataye ubwenge wabonye umuntu umunsi umwe araje gushyizaho amaguru nukuri kw'Imana kaze mwana mujye mu biki yarari kunshyira amaguru ngo kugira ngo ngame bino bigombi nukuri pe wakwirisha byari byakunaniye nyine yari yabinyatse nanimenyere kwirira ubugari none naniboneye imvange ashaka kurira ese nubwo waje wiyambarishijwe utubundi iyi ni ijipo ya mabuja niyambariye karabaye ngo iki ni ijipo ya mabuja nambaye ko mfite ikanzu imwe kandi nayimeshe abakozi bo mu rugo murasuzugura naguhembwa ndahembwa nese amafaranga ukorera yashyiranye ariko umuntu aba afite ibintu byinshi nyohereza mu cyaro ibintu byinshi kugira kunanira kwiyambika none se kuba nitije ijipo ya mabuja yanjye nkaba nyifuza ako nagasuzuguro divi nza kuza kureba mabuja wawe wikiruka wigora boss sibyo no kuvuga ngo tugiye mu kazi tuba tugomba gukora ibintu bitazasigaza ingaruka no kuvuga ngo icyo kimenyetso kigaragaye byatugiraho ingaruka naye bikakugira ingaruka rero kuva twese byatugiraho ingaruka tugomba kubyitaho kugira ngo turye amafaranga yawe noneho nicyo ushaka gikorwe ariko noneho tuzakomeze dukore n'akazi k'igihe kizaza
tutagiye iki batatufunze siko twebwe n'ubundi turi birara twariyemeje n'amategeko aratunaniye ariko uretse mu kana n'wanadufata uretse ubundi reka mwazi uzi impamvu muzani nuko turi profession nta kibazo reka twe kuvuga menshi sibyo twe kuvuga menshi ahantu muba ndahazi tubyumvikaneho turimo turabyumvikana cyakira amafaranga tubaza amafaranga ubundi biboza bye mu muri akazi wewe bandishira amafaranga ubundi tugukora akazi rero urandeba siki ako divi siko ntawe maze kumenyerwa fa byawe nzaguca mu rwego rwanjye ntabwo mumenyera meza asoma bari mwasohotse mbese mbona bake nk'abanze nk'abimara ndavuze ngo mbare rimwe wasohotse akindi abakozi yarabananiye mana abakozi amazina tugire murabona sasa wayibonye so nawe mugenzi wawe ndabona wabikoze nk'umukozi kabisa utankorera aho nzaba higera ndahazi nizateze ako nasigaye tinda kubyuka mani rero saba ubyuki umva nta kazi nyine kaba kagutwaye abantu usigaye urutisha akazi mushiki wawe urabizi ko ntabyo kumenya nyine mbere urabizi ko imikino iyo bigeze ku kazi kabone niyo yaba ari umugore wanjye ibindi byose hasi uzajya utumana narakangira ese ubona nagukumbuye sibyo ukarakara mwana ndetse bro uheruka kuvugana na mama kaduheruka kuvugana ejo na saa sita baravuganye nta kintu yakwiyeza yambwiye nyine ko ameze neza ari amahoro ambwira ko mu minsi yashize bari bagiye kumusura yagiye kumusura amafaranga ariko bro hari ikintu cyangwa kubaza sibyo wawe ufite sheri wawe sibyo ndi mutipa akashaka kumugutwara wakora iki Rahira akajya muneza ufite agakwehema urabizi n'umuntu wanjye se muri umuntu wanjye urabizi kabona neza ntago zakona cyane siri kwiyongoza yarobye muri no misi byana mani narakibaza ahubwo zanandangira mfasha none kandi kibaje icyo kibazo bro niko nshaka kukimenya tu kukemanga surankemanga basi kandi na Mary yambwiye ko ejo agiye kumureba sinajya kumureba kubera ko nari mukumbuye nakuvumbuye mwana ikintu kinshimishije ni uko noneho twicaye hano njye nawe twishimye tumeze neza ntabikomboye nanjye ndanezerewe buriya nyine nta kintu kiba kinshimisha nko kubona nka famiye tumeze neza kandi urabizi ko nkunda cyane kandi ni keza kuri njye dupfa nyine nawe urabizi ntuzongere ntabwo nzabyongera bro ya rero tureke burage tujye mu bintu bisirishye burage nyine tuza ikibazo wajije ubaye ufite nka shiri wawe undi mutipa agaca ku ruhande agashaka kumugutwara wakora iki agashaka kumuntwara yego okay ikibazo buriya si ukunda ahubwo ikibazo ukunda wakunda nde mbizi neza kankunda sibyo umupresenta shiri wanjye we agashaka gufatiraho shiri wanjye akaba ari ubimbwira we akabinyibwirira akakubwira ko agukunda akambwira ko umushuti na mupresenta ari kumutereta yego nakubeshye subizi none se abaye atabikubwiye noneho wowe ukazibonera nk'ikimenyetso kikwereka yuko bateretana ariko bo batabikubwira
rero muri iyi si buri muntu nyine afite uburenganzira bwo gukunda umuntu ashaka. Ikintu cyaba kibabaje ni ukuntu ushobora gukunda uwo muntu batagukunda. Bana. Kone topi nanjye. Phone wasa ngo yarangiye amubwire neza. Ushobora gufasha umuntu cyangwa se gusapotinga umuntu ubona ko abikeneye, wowe ukabyita urukundo, we ahubwo akakubonamo nk'umuvandimwe cyangwa umubyeyi kumufasha kugendana. Noneho wowe muri ubwo buryo wabitanzemo we nabishyiremo mu yindi revo, wakagufata nk'umubyeyi, ariko wowe ubasha nyine wowe ukabikora kubera ko uri kumukunda. Icyo gihe rero hari igihe ushidika kubera iki wowe utarabimubwiye ko umukunda, uri kumufasha kugira ngo asoze mu bana cyangwa se amere neza mu bana. Icyo gihe rero ikintu gihita kibaho, wowe wabikoze ubizi neza ko bikorera urukundo urashya. Kandi nanone ikintu cyiza kibaho cyangwa se umuntu ukunda ukabona niyo mutabana